namenye uko byagenze. none uranengushye ko nyine nanjye nta sinzi uko byagenze rwose. gute udashobora kwita ku bintu nka biriya ko nari nabibitse neza. ubibika neza bigenda bite? Sinzi uko byagenze. Oya cyarengeye muri dore tugiye kuhagera wirambirwa kandi tuhageze. Ibyo dukomeze tugenda ariko turamuka tuyibuza urambona ntabwo uri bumve. Oya turakibona pe. hajya ngo nirihe cyamba yagenze dore niririya ugiye kwicirwa na yino nzara kandi mwara ishyamba harimo ibyo kurya ntabwo byashoboka bino bintu n'inyamaswa zose zaba zirimo haba ingagi haba intare my friend ibyo ngibyo ntabwo byashoboka ngombwa kuryinjiraho kuko mwara ishyamba harimo ibyo kurya ibyo ntabwo byanera ubwoba dore abadayimoni barimo ubushaka ngo abanyamunwa reka ngende sha ishyamba mbona ari cicikanye gutya buriya turarihera he dore nahangaha inzira n'iyindi ni hano turanyura gusa nta bisimba birimo reba iri shyamba reba ahubwo ndumva ngo habamo amadayimoni. itegereze hari hakurya ureba amadayimoni y'abamo yewe ni ukumanza twiyambaza umubyeyi bikira mariya rwose pe ubuse turanyura he tukaryinjiramo twabanje gusenga rwose kwishyamba ntabwo wapfa kuryinjiramo utizeye imana wapfiramo ntago mbizi ariko ntago byabura mu ishyamba rimeze gutya. reba nka hari hakurya iri shyamba turaryinjiramo reba uyu mugezi ni ishyamba riteye ubwoba ni ukumanza twasenga ubu turinjira muri iri shyamba bigenze gutya ariko ku Mariya tugende bitayeho twajya icyo tuba ariko iriya mari iboneke amafaranga koko ibi bihombo twazabikwiza. You cannot check this my forest. You cannot check this my forest. Stop! Don't run! Murife! Don't run! Sari he? Oya tugomba kuryinjiramo iri shyamba twaryinjiramo neza. Fatanye ni ibihuru gusa umuntu aranyura. Oya tugomba kunyuramo rwose tukamushaka mpaka tumubonye. Turamubona ariko wicika intege. Nakundi nyine dukomeze gusa. Ishyamba riteye ubwoba nakubwiye ngo twinjiremo dusenze wanga kunyumva kandi muno barambwiye ngo waba amakosa yawe ubu nari ndaza muri iri shyamba yo ibi ni ibiti biri kubera hano kuko ubuse turerekera he Wow.
ishyamba none nidushaka twitahiye kuko ibi birakabije kuko noneho turanyura hehe n'inzira turayibona gusa kuko turanyura aho twanyuze turahamenya ko mbona iri shyamba ari rinini cyane dushaka inzira dusubire mu rugo simbyitayeho iby'amafaranga nigashake garangirira ahangaha ariko dutahe kuko mubyeyi bigira mariyo turengere muri iri shyamba ese ubu kiriya kintu ni igikiwe ubonye ukuntu kiri kwirukanka cyane sinakubwiye ngo barambwe ngo habamo abazimu kidukurikiye ni njyewe ese nawe uracyari mu iri shyamba nawe ntari wabona inzira umva iri shyamba narigiriyemo ibibazo byinshi cyane ruheruka kuza ngo rugutere ubwobara abarira amaze kumenyera nge nsigaye ndumva ngiye no kuba ikihebe ahubwo nabuze inzira insohora ahangaha mbura niyanyinjijemo mbura naho napfumurira ngiye kuzaba ikihebe nanjye nzaba uwo mw'iri shyamba uzi ngewe icyo amaze kubona cyo iri shyamba nta kuntu tuzarisohokamo nta n'ubundi kuko kiriya kintu kiba kiri kudukanga nta kuntu twakigaho nkakigutega ukaba nk'umutego wowe kikaza kikakujyana nkagukurikira nkamenya aho mwagiye wiki kikanjyana burasi nticyanyica nta cyakwica ikigaragara cyo cyagiye se twirukanka byarangiye gute we nyine naragiye ubundi nkahita mbona ikintu kinyuzeho nkakibura ndangije numva ubwoba buranyica mu mutima ndangije ndavuga ntingiye kuzareba kino kintu uburyo ngewe nazahangana nacyo kubera ko nashatse inzira nanyuramo ndayibura mbura n'ahantu na hamwe nasohokera mbura undi muntu kandi wowe nagusanze muri iri shyamba kubera ko nawe nari gusanzemo rero ahubwo wowe twakwifatanye tukareba ukuntu twazaba inshuti kwa kiriya kintu tukazabona n'uburyo dusubira ikibazo cy'abagore rero namwe mugira amagambo menshi ngo nuko ndi kukubyira imipangu ukanga kuyumva weho ndagufata ngushyira ahantu ndebe niba kiraza kuhagusanga ndabizi buriya ibintu byose iyo bigeze ku bakobwa ewana nta kintu utagitsindira ikibazo nyine n'inzara iba yanyishe mba nahiyemeye uracyari kuvuga iby'inzara ubu uri kuvuga inzara ubu ngemeze ute none wowe ubyibyanyu ujye ufata umugomba urye umufumbu urye none mu ishyamba twatungwa nawe
uriye ryari se kumva navuga ari umufumane nari. Reka twisekere n'ubundi se twaguye mu iri shamba. Sakomeza Nyine uri turiga kwe. imipangu y'ukuntu tugomba Nyine ibyo ndi kukubwira ni ibyo ubwo twe tugomba gushaka kumenya ahantu gitaha gusa. Nese ko kitarakiri kuvuga mu. tuzahabwirwa n'iki. Wowe uzagira agira ubwoba ndetse turi kumwari icyo waba ubundi nge ndi umusore uri kureba hano ngo ndebaga ngo ninyi ubundi Ubwo nyine ubusa kinyifatiye kikaniga. ngewe nzi neza ko ngemuye nacyo si ubona ibintu kiba kikora. Uzaba uri hafi yanjye saho nyine. Ngewe aho uzaba uri hose uzaba uri Ntacyo uri kumva, nta kintu wumvise. tuzi ariko wowe nta kintu waba se turi kumwe se ntacyo waba. Hari ahantu nabonye gikunda kujya ahantu nko mu uruti runini mu ishyamba ukabona ngo kinyuzeho aho hantu. ngo weho ndi kumva ibyacyo hari byose n'ahantu gikunda kuba kiri nabonye ahantu gikunda nko kurara. ubundi ni njye muntu wakundaga guseka ariko iby'imiseko Ni byavuye ukuri nabonye umuntu yirukankiye koko amaguru amaze kunanirwa. atari amakosa yawe se None se uratinyuka mwasama bigeze hari ureba tubuze uko dusohoka muri iri shyamba tubuze icyo kurya tubuze uko ubusura ry'amaheko mbona bunije ahubwo si umva imbeho itangiye no turayikura hehe koko ko si cya kizimu nabonye gicara cyara ubu ntikiragaruka noneho ntikiratwica. ubu tuzaba muri iri shyamba gute wa mukobwa Ndakubwiye ngo ni ukwitabaza umubyeyi Bikira Mariya nta kindi kintu twakora. None nawe ni umuntu nanga nawe ni umuzimu. oya mu bigaragara kuva kiri kwirukanka n'amaguru buriya ni umuntu yewe muntu Atari umuntu nyamara ukabona. ino hano tukubaze. Gusa muri bo murakora iki mwari no shamba. None se ahubwo wowe rino shamba gute warigezemo ute? mbona ukiri n'umwana mutoya uramara iki muri iri shyamba iri shyamba warigezemo Nanjye no shamba gusa nabonye narigezemo tu. nuko se byagenze bite reba natwe twafatiwe muri iri shyamba twabuze inzira isohoka aho tugiye twisanga twongeye Ubwo ndi kumva duhuje ibibazo nanjye nabuze uhita ndisohokamo. Ahubwo nanjye hari ikibazo najyaga kugihamba-baza. Nose nanjye kari ikintu ndi kubona mwari no shamba cyahashe abantu bose babaye barigezemo guca mwebwe ntabwo mwabasha kumenya ubusobanuro bwacu. Natwe icyo kintu rwose kiri byaducanze turi kubona kigenda nk'umuyaga tukabona kigenda n'umuyaga ahubwo se twakibonye kiri kugenda kidutera ubwo kiri kugendera mu muyaga tuzi iyo twagendera mbese umuntu ashobora no kugonga igiti akisanga yapfuye gusa tubigenze dute Ariko n'ishyamba riteye ubwoba ko se twarisohokamo gute. none si wereka nkwibarize nta muhungu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira kagiye kuba icyatsi ntaho wamboneye ntaho wabonye. mubaze neza ko musobanura uko yari ameze twumve ko Nyine yari yambaye ipantaro y'umukara Nanjye uwo muhungu ndi kumva naramubonye aho. wamubonyeho watubwira ahantu wamubonye se cyangwa tukajya kumushaka ukatujyanayo tukareba ko turamubona Nanjye aho ko uwo muhungu nari ndi kumushaka. Ubu ntabwo namenya aho yarengeye gusa nanjye namubonye ari kwiruka gusa. nyine adufitiye imari wowe tubabari dufashe kumushaka nitumubona turaguha 1,000. Ibyo 1,000 byose. Ahubwo ndi kumva nari mfite gahunda yo gusohoka mwari no shamba ahubwo ndi kumva ngiye guhita mubashakira. noneho uzi inzira isohoka muri iri shamba. Kuvana ibyo biceri byose tunanamushaka.